mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere tudakwiye kugenda tudaciye hano ngo tubabwire ukuntu twanezerewe. Wenda tuzaraza kuza kudufasha gushyitsa ubutumwa, bamenya amakuru ko hari abantu bavuka inaha bifuje gufasha umuturage wacu bamushakira aho kuba, kuko ari zimwe mu nshingano za gahunda ya leta, aho umunyarwanda akwiye kuba ahantu heza. Kandi namwe murabizi ko dusanzwe tugenda dufasha abaturage, ariko iyo tubonye umufatanyabikorwa noneho akaba ari n'umuturage wacu wo mu karere ka Ngoma wagize umutima wo gufasha umwe mu baturage bacu batishoboye, kumva ari igikorwa cyiza cyane, twamushimira. Ndagira ngo mbasabe rero mu ntiza amashyi abaturanyi muri aho tumushimire cyane. Ntabwo bashije kugera hano ariko kiriza urahari zo kuza kudutangira ubutumwa ko tumushimira. Twari twavuganye n'ubuyobozi bw'umurenge ko baza kuza kumugenera certificate yo kumushimira, atifu umurenge arayibashyikiriza, tugira ngo namwe nk'abaturage tubashimire namwe ku ruhare mwagize n'umurenge kugira ngo ibikorwa bibashe kugenda neza. Rero uyu mubyeyi ushyikirijwe icumbi, cyo tumusaba ni ukurifata neza, ukaryitaho, ejo hatazasenyuka ngo wongere uvuge ngo dore nabuze aho mba, kuko tuzi neza ko iyo umuntu afite icumbi akarifata neza, akangiritseho gato ugatangira kugasana kakiri gato, inzu ikomerezaho ikamera neza. Rero turabashimiye cyane namwe abaturanyi mwaje kumushyigikira, n'inshuti z'amahoro zituye hano hafi, namwe mwakoze cyane kumususurutsa. Ubwo n'ubundi tuzakomeza tumusure, natwe tumube hafi, tunamufashe no kumushyigikira mu bindi bishobora gutuma abasha gutera imbere. Tukaba tugira ngo tumusabe nawe aze kuza kwicara atekereze, arebe mu bikorwa bishobora kubasha kumufasha byo ashoboye byamuteza imbere, ategura agashinga, uzafatanye na gitifu w'akagari mutegura agashinga neza, ukadushyikirize natwe tubashyigikire kugira ngo uzakomeze ubashe kwiteza imbere. Turabashimiye rero, kandi ubuyobozi bw'umurenge namwe mwarakoze kuba mwarakurikiranye igikorwa. Ubu ni ukuvuga ngo badufashije kwesa imihigo y'akarere kacu, tugiramo ko tugomba kubakira abatishoboye. Ubwo rero muri za nzu twari dufite hafi 28, imwe irabonetse. Urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane. Turabasabye rero namwe abantu bose babaye bari hirya no hino badafite amacumbi, mujye mubitubwira. Buriyo iyo byamaze kumenyekana, ubufatanye n'akarere ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, umuturage wacu abona igisubizo, kuko twifuza ko bose bakomeza kuba ahantu heza. Mwakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha kandi isubize naho bakuye, natwe tuzabahorera aho ngaho, namwe muzakomeze baduhorera aho ngaho. Murakoze cyane.